byo muri uru rugo n'uriya mugabo utumva ko umwana agomba kujya ku ishuri te guhoza agakoma ariko ntago nkanywa ntekanye na nyiraneza wanjye utajya kwiga ese Emari karame mugabo nkunda urumva inka zirimo kwabira byagenze bite nazihaye ubwatsi ariko ntago zishimye bafite barihera ntago ko numvaga uri wajya uri kwivugisha byagenze bite wa muntu wese itangira ry'amashuri ryageze abandi bana ejo bazajya ku ishuri ariko urabizi nta gikoresho ntibazajya ku ishuri bazajya ku ishuri se badafite ese we kumva bagira benshi ntabwo ari fisito uzajya ku ishuri nese muzi ko na nyiraneza ahari nyiraneza ariko nyiraneza ageze ajya kwiga atwite none se kuba atwite bivuze ko atazajya kwiga ariko none uransekeje agiye ku ishuri bamuteye inda none inda buri nyarwe ngasubire ku ishuri agiye bamuteye ya kabiri se arajya kwiga se koko ukareka guhahaza umwana abana bose ese ubundi bari he nyiraneza twite Fisto Fisto wenda ndabyumvanya ku ishuri ni n'akagabo ejo nimuze hano n'akagabo nimuze mwumve ibyo sikora rwose icyo uzi ni ukwirirwa aho ngaho ariko ntugahahaza umwana udashaka Fisto ni papa mama nuko rero ngo kuwa mbere n'amashuri ibikoresho ntibihari se ibyo wigaye umwaka ushize ntabwo ukibifite ibikoresho by'umwaka ushize biba byararangije manda papa amakayi se yaracitse se amakayi yararangije ubu nawe uracyarwa no guca amakayi ukeneye minerivare urumva rero hari amakayi mukoresha amafaranga nayavana he Maesha ngewe iwe ngo nawe ngashaka kwiga kandi mbona indari nyarwege niko se muko nawe n'umwana gusubira ku ishuri se ku ishuri niho bajya gutwitira akuse papa kubera iki mwumva ko mwavuga uko ngo none kari cyo wazavaye ku ishuri wagiye mu bigende bite wagiye ura ku mwana ukamuha uburenganzira nk'abandi wa mugore ndakwiyamye mutankoroga ntimunkoroge nababwiye ngo cyokoze wenda Fisto nabyumva ajya ku ishuri bikumbi rero se ariko se papa ubundi munyangira iki kubera iki nta ko wigaga se ibyo wavanye ku ishuri ntabwo nabibonye abandi bako biga reka nigiye kurera n'amatungo mutanantera n'umutima mubi reka nigende wirira papa wanyu ndaza kumubwira ihangane nuko ndaza kumubwira nawe urajya kwiga mu gitondo nk'abandi Fisto mufate neza mu gihugu kandi umuhoze ejo arajya kwiga ejo se ubu kubera iki kuko papa ntabwo bigeze ntagakwanga nuko aba afite agahinda ntagakwanga ihangane nuko tuzasubira ku ishuri ndamuvomere ndabona wowe ufite imbaraga nke vomera ndikumva nta mbaraga mfite nawe se ubu ukuntu umereye koko nkwifuza kuvoma papa nawe rwose nyanga papa se ko nabonye nawe ntazibye rwose yanze ko ujya ku ishuri akazi kandi arabizi ko utwite ubu se ubizajya reka dutahe ndabona yuzuye reka dutahe atavaho banankubita ngo twatinze ndabazi rwose ndabona ariko mama aradukunda tuzajya kwiga itangira nibwo turajya ku ishuri batuguriye dore bafise uriya ni Karimu se uriya disi bo wasanga bavuye kugura ibikoresho nabo bavuye kugura ibikoresho se amakuru ni meza Karimu umeze ute nose ko bakuvomesha amakuru ni meza ntazi ko ufite ikibazo mukomere cyane Kari uraho mukomere ni Nyiraneza twe naryumvise twebwe ndi kubona si uko nta bikoresho baratugurira mbona mwe babaguriye amakayi meza ndetse mwebwe ntabwo muzaza kwiga njye menya nkazanagaruka rwose muziyigire mana yawe ntabwo azaza nahuye n'ikibazo gikomeye ntabwo tutanyemerera kugaruka rwose byamugendekeye gute wararwaye papa yanze kwanza ku ishuri ntabibabwire mbese wowe ukuntu nyine ubungubu nuko utari kundeba ubungubu banteye nyine ariko bambujije kugaruka ku ishuri none si yo ndawo wayisana ku ishuri ukemera nose ntabwo ujya wenda we nuko utabibona ariko hari n'abandi biga batwite cyangwa barabyaye uzaze tujye twikinira ndakwikundira
ubuse mujye musengera yenda mama azabyumva papa ariko yarabyanze nyine rwose mu muzabwire gushakisha uburyo mama wanyu none se azabyumva wazasanze wayo gutera hoya yaranyanze we murabona rwose imyaka ariye nta n'ubwo iruzura neza yaje ntabwo yajya gushaka umugabo ahubwo mwe mugende mutubwire mama wanyu mudusabire azaze basi yumvishe papa azaza rwose mama ndamubwira uzajya kwiga iwanyu ndamubwira ikibazo ufite azaza ahubwo reka tunazamukane ego mwirirwe natwe reka tugende ubwo nyine nta hejo kuwa mbere bani barinde yego namwe genda neza dore aha nta handi tugeze ku ishuri aha ni hahandi tugera ku ahandi hamanuka oke siko twanakerewe Fiston noneho kandi amakuru ni meza ameze neza Fiston niyo ko dutangiye hari amakuru numvise bonyira neza ngo abahungu barakwimukiye mbese umuntu murataha mugakora ibi nyira neza ngo muze n'indi ko dusigara ahite ese nibyo cyangwa ni ibihugu uvuga ngo wa muhungu utuye hano hafi y'ikigo yajyaga amushuka akamutahana ku igare none ngo yamugurire n'amandazi nyine amutera inda nyine aratwite papa yanze ko agaruka ku ishuri yamuteye inda mbese buriya mbo nta kibazo uze kuza gufata urwandiko ndaza kwandikira papa wawe kugira ngo amenye ibijyanye n'uburezi bukorerwa mu bigo ariko nta kibazo reka dukomeze n'isomo ubu ubushize nabigishije isomo ry'umwandiko twize murabibuka twari dusigaje sasa amasaha yangereyeho nsigaje kubabaza ibibazo ese uriya mwandiko mubona koko Karimunda yari afite abana bangahe abana babiri yego Karimunda yari afite abana batatu iki cyatumaga Karimunda atajya n'andi ku ishuri yego wowe inyuma nuko yari afite ubumuga bw'ingingo ari Marie yakiriwe ate ku ishuri ndababaza yakiriwe neza ikigo cyamwakiriye neza ikigo cyamwakiriye neza Marie yigaho gifite iyihe gahunda y'uburezi ariko waba kitagasubiza bimeze bite gifite uburezi bwigisha abantu batagira amaguru uburezi bwigisha abantu bafite amaguru yego mufashe twihutishe isomo mwajya numva icyo kigo gifite gahunda y'uburezi budaheza uburezi budaheza ese uyu mwandiko uko twawusomye ubushize byavuye mu murabizi rya Karimunda na Anne Marie ese yabasigiye irihe somo subiza wowe dusigaye isomo ryo kwakira abantu bose abafite ubumuga n'abatabufite abafite ubumuga n'abatabufite mu ishuri ngo nibyo koko uburezi budaheza uburezi budaheza nuko bwakira rero buri wese ni nayo mpamvu Kristo ni nayo mpamvu uraza gufata ibaruwa kugira ngo ujyanire papa wawe yari papa wawe kugira ngo aze tumuhugure amenye uko ibintu bigo bigomba kuba bimeze kandi ndetse n'uburenganzira bwabo ikibazo dufite abagore batwite baba bagomba kuza mu bwigane cyangwa baba bagomba gutabara bakajya kwita ku bana no kwa muganga byari imyumvire ya kera rero ariko ubu ngubu leta yarabivuguruye mbere ko abantu biyumvishaga ariko leta yarabivuguruye ubu ngubu niyo waba ushaka ufite imyaka 90 ikibazo cyose waba ufite udashobora kugenda amaguru yose utayafite hari ubundi buryo bwo gufasha n'ubundi n'ibindi byari bisigaye kuko bari bamaze kubasomera ibibazo bitari bisigaye ngo naho utahatuje kubakoresha isuzumabumenyi ngo sawa noneho mugire umunsi mwiza uyu munsi byari biryoshye ndabona
Niko Marita? Karame mugabo. Dana amazi nywa ndumva mukimeze nabi. Nyarutse nyarupangutsa. Henga nze. Mugongo kano. Mbona inyota yari kubereye. Manya basashaho ngana yahuza bunyara barakagwa. Sinazange zaratetse. Ntabwo byoroshye. Aho nta muntu uri kumva ukomanga. Reba umuntu ukomanga. Ewe, mwamugema. Muka baka muka karisera. Iyi ni muka Kalisa yadusuye. Ni mura muka kari. Naho neza mugabo. Ni karibu wacu. Urakoze cyane. Shaka gatebe. Urakoze cyane. Makuru y'igese. Uraho mvuye mu murima sanze ibigori barabimaze muno. Natwe nuko abanyashuri barateye nahayerega. Yewe. Ntacyo tuzaramira pe. Ariko si cyo cyari kinzanye cyane. Mvuye mu rugo abana bambwiye ngo abana banyu amakuru yabo si meza. Amakuru y'abana banyu. Abana bacu bariga bari ku ishuri n'ubu baje ku ishuri. Bariga bose se. Neza kandi se neza mu mugabo y'umuti. Neza twumvikanye ko agomba kwicara aho ngaho nyine yahisemo kubyara nawe. Yicara aho ngaho nyine. Umuga nawe. Ubu inama zose twirirwa dukurikirana mu mudugudu ntabwo uramenya. None namubwira agiye ku ishuri ajyanye inda imbere mu gihe kwiga. Ndetse iby'uburezi budaheza ntabwo ubizi. Ese udaheza byo nibi. Reka nkubwire muga naziye igihe. Reka dukurikirane ikiganiro kuri radio. Wenda Radio se ibiganiro byo kuri radio bimeze bite? Kuri radio hazaza numve. Ibyo se byo n'abashyigikiye bajya kwiga bafite inda kandi. Wambabariye kuko mana yawe. Reka twimiteje amatwi radio mvaje muri makuru. Ari ikiganiro Wari ma. tubagezaho byinshi abasesengura. Bamumba se kuvuga gake mana. Nanongere volume. Uburyo bwanjye dufite Akira mu mwuka uhari. ku rwego rw'igihugu uhagarariye abafite ubumuga tukagira ndetse n'umuyobozi uhagarariye gahunda y'uburezi budaheza mu gihugu gishinzwe tubahaye ikaze rwose ngira ngo mereye iburyo bwanjye hafite umuyobozi mukuru uhagarariye uburezi budaheza. Sebi uburezi budaheza ni ibiki kandi? Uburezi ntabikubwiye kurikira wenda abandi kumenya neza uburezi budaheza muri nyine cyane. Amazina nitwa Umulisa Clementina, nkaba ndi umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi, nkaba ashinzwe gukurikirana gahunda ya inclusive education cyangwa uburezi budaheza. Rero uburezi budaheza ni uburyo bwo guha amahirwe abana, abakobwa, abahungu, abafite ubumuga ndetse n'abatewe inda gusubira mu mashuri. Abatewe inda? kuko barasubiye mu ishuri. Murakomeza gusobanukirwa. Ukurangana agomba gusubira mu reka ishuri. noneho Ku ishuri isiko habaye bifite materinete ariko hano. umuyobozi uhagarariye Rushisha twumva. abafite ubumuga ku rwego rw'igihugu ngira ngo turi kumwe nawe ariko impamvu nyamukuru yo kuba turi kumwe nawe ni uko nawe ubwe afite ubumuga. Ese ubundi nkawe uhagarariye abafite ubumuga ngira ngo Abafite ubumuga nabo bariga. Umwana wanjye rwose. ubundi wowe Kare munsi karakakabo nagahungu bose. mwebwe aricyo mumariye. Ese ubundi urahari ubageraho? Arakoze cyane umunyamakuru yitwa Pierre. Aravuze ko mfite ubumuga, abadukurikiye bafite ubumuga bwo kutabona, ariko uburezi budaheza nibwo bwangejeje aha ngaha. Bwampaye amahirwe yo kwiga kuva mu myaka yo hasi na kaminuza ndayirangiza kugeza ubwo mpawe uyu mwanya ndimo. Ni ukuvuga ngo muri rusange uko turi buze kubibona mu kiganiro, uburezi budaheza bufite umumaro munini ndetse no ku bafite ubumuga. Ngira ngo rero arakoze cyane ngira ngo Ubu n'abatwite ngo uburezi budaheza. Kugira ngo rero Bose babyariye nko mu ishuri na. dukomeze ikiganiro cyacu reka Umwana wawe bazamwiga. tubagaruka mu kanya. Waba ukeneye ishuri Ndumva n'ikiganiro kirangiye reka mfunge. Ariko Imana ni nziza. Nazi igihe rwose mugabo we umwana wawe azige asoze dore nawe
urumva ngo barashyigikira reka nigire kuri amatungo kwa mbere nzamujyana rero umwana wawe azajya kwiga reka nigire kuri amatungo ubwo nzamujyana nyine yego umugabo azi igice yimarira urakoze kumwumvishiriza yari yarananiye urakoze ntagire icyiciro nifuzaga yari yarananiye radiyo y'abasaza ndayikunze rwose nzajya numva ibiganiro byawe ariko ukuntu bitumye umugabo akuyumva biri buriya nyiraneza nyiraneza ejo arajya kwiga buriya ndarara mbimubwira nubwo azasubize rimwe n'abana banjye nanjye reka ngere mu rugo rero njye kwita byo mu rugo abana wakoze kuza kumwumvishiriza kandi usuhuza abana yego murakoze cyane ubwo tuzaba tumenya niba n'imyigire iri kugenda neza murakoze tujye twita ku burezi budaheza rwose murakoze cyane mwaramutse ninde wanyibutsa aho twagarukiye ubushize twiga iki arimumbwira bashize twigaga umwandiko witwa uburezi budaheza uburezi budaheza uburezi gato umuntu Nyiraneza. yego nyiraneza bimeze bite umwana wanjye rero mwarimu rwose yagize atya yahura n'ibibazo umuntu wamugira naramushuka nari narabanje kubyumva yarangoye kubyumva nyine ariko nashyize ndamuzanye nawe ngaze akomeza amashuri ye mwari rwose mumwakire numvise ngo urupapuro rwanyohereje rwangezeho oya kwiga nta kibazo ubundi tuba dushaka kubaza abakiga ahubwo imyumvire iri hirya iyo ngiyo sinzi ukuntu oya nanjye nagize ndabyumva ariko nyine nta kundi niba warabyumvise nayo ndetse ugenda usanga abandi biga mu ishuri kandi wige neza uzabitsinde injira mu ishuri wige Nyiraneza nyiraneza mwamubonye nizere ko mwamwakiranye yombi bamwishimiye ni byiza ko ari kubona papa we nawe yaragize imyumvire myiza akagaruka umwana agaruka ku ishuri nyine urabona byadutwara n'umwanya ariko kuri yagize mujye gukina nta kibazo turakomeza mu kanya